uwo bita Titi Brown agiye gusubizwa mu nkiko. Rero ubushinjacyaha bwajuriye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaciwe ku itariki ya 10 Ugushyingo 2023 aho rwagize umwere Ishimwe Thierry uzwi nka Titi Brown. Ubushinjacyaha rero bwajuriye iki cyemezo kuko buvuga ko umucamanza wo mu rukiko rwisumbuye yirengagije ibimenyetso byatanzwe. Bwasabye rero urukiko rukuru kongera gusuzuma no kwemeza ko ibimenyetso bishinja Ishimwe Thierry bifatika kuko nta gushidikanya kurimo. Reka mbahereze ikaze bakunzi ba Big Town TV nk'uko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus the hitmaker. Nk'uko muba mubizi kandi tuba turi hano kugira ngo tubahereze update zigiye zitandukanye cyane ko tuba tugira ngo nimuzigere na rimwe mucikwa n'ibyiza tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Hamwe na Big Town TV byose biba ari umutekano. So muri kano kanya rero twakiriye inkuru navuga ko ni inkuru ibabaje. Ni inkuru yababaje benshi, ni inkuru yakoze ku mitima ya benshi baravuga bati kabisa Mana dutabare, Mana turinde ibingibi, Mana tubabare bino bintu nibibe. Iyi nkuru nta yindi, ni inkuru ivuga ko uwo bita Titi Brown agiye gusubizwa mu nkiko. Biri kuvuga ko agiye gusubizwa mu nkiko aho agiye kuba yakongera kuburana. Murabizi Titi Brown yarakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana wutujuje imyaka. Rero ubushinjacyaha bwajuriye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaciwe ku itariki ya 10 Ugushyingo 2023 aho rwagize umwere Ishimwe Thierry uzwi nka Titi Brown. Kopi y'ubujurire rero ikaba yerekana ko bwatanzwe ku itariki ya 6 Ukuboza 2023 habura iminsi 5 kugira ngo iminsi 30 yagenwe ku kujurira irangire. Titi Brown rero akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure ndetse akamutera inda. Mu rukiko rwisumbuye icyo kirego cyari cyateshejwe agaciro agirwa umwere. Ubushinjacyaha rero bwajuriye iki cyemezo kuko buvuga ko umucamanza wo mu rukiko rwisumbuye yirengagije ibimenyetso byatanzwe. Bwasabye rero urukiko rukuru kongera gusuzuma no kwemeza ko ibimenyetso bishinja Ishimwe Thierry bifatika kuko nta gushidikanya kurimo. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko urukiko rwatesheje agaciro imvugo z'urega ari we nyina w'umwana wahohotewe ndetse kandi ruvuga ngo kuko yavuze ibyo yabwiwe n'umwana. Ubushinjacyaha rero busanga urukiko rutaragaragaje inenge iri mu mvugo y'urega kuko bisanzwe ko urega aba ahagarariye umwana kandi atari we wahohotewe. Ubushinjacyaha rero kandi buvuga ko urukiko rwisumbuye rwirengagije ikimenyetso cy'amashusho yatanzwe agaragaza umwana wahohotewe ari kumwe n'uregwa. Buvuga ko rero butagitanze mu kwerekana ko uregwa yasambanyije umwana ngo ahubwo byari mu rwego rwo kugaragaza ko umwana yageze mu rugo rw'uregwa kandi yahamaze umwanya, bitandukanye n'ibyo Titi Brown yireguje avuga ko umwana atigeze yinjira mu nzu kandi nta mwanya yahamaze. Ubushinjacyaha rero bwasabye urukiko rukuru kuzasesengura ibimenyetso byatanzwe muri uru rubanza rukabiha ishingiro. Ntabwo rero kugeza kuri ubu kandi haratangazwa itariki ubujurire buzaburanirwaho. Niyo makuru ubu ngubu dufite muri kano kanya. Ndetse kandi ni nacyo kintu navuga ko abantu benshi byahise bibatungura, abantu benshi birababaza cyane ko muri ino minsi twari dutangiye kubona Titi Brown atangiye kuba yagaruka mu buzima bwiza, ubona atangiye kurefreshinga cyane ko nko mu minsi yashize twabonye Titi Brown twabonye yatangiye yasohokeye mu mujyi, bari kwerekana Titi Brown mu mujyi wa Kigali. Twari twatangiye kubona yifata utuntu tw'utuvideo, ari kwifata utuvideo agaragaza ko yagarutse mu byishimo, yagarutse mu buzima bwiza. Amaspace yarakozwe, ibintu byinshi, ubuvugizi bwarakozwe kugira ngo Titi Brown yongere afashwe mu gihe we yaramaze imyaka 2 akurikiranyweho icyaha bivuga ko nyine ari icyaha yarakurikiranyweho cyo kuba gusambanya umwana ndetse no kumutenda umwana utuje imyaka. Ariko nyuma y'icyo gihe cyose biza gusanga Titi Brown yari umwere nyuma y'imyaka igera kuri 2 yose afunzwe. So rero abantu benshi bahise bavuga bati Titi Brown rwose na ikaze kuri Titi Brown, bamuhereza ikaze kabisa, bonyamuha ikaze kuri social media ndetse kandi ibyamamare bigiye bitandukanye bigenda bimukorera ubuvugizi.
bigenda bimukorera ubuvugizi butandukanye, ndetse kandi agenda abona abantu bamufasha, abantu bamusapotinga, cyane ko navuga ko nyine we ubwe nawe agisohoka yaravuze ko yaramaze imyaka ibiri nyirumva afungiye ahantu adafite nyine, mbese nta kuntu ahagaze, afite uburyo yasubiye inyuma muri we, ndetse kandi aribwo iyo mpamvu ari nabwo abanyarwanda biteranyije hamwe kugira ngo bagire icyo bamufasha. Uyu Titi Brown rero ku batamuzi ni umubyinnyi, niyo muntu avuga wazanye bino bintu byo kuba choreographer w'amavideo, akaba yazana abantu akavuga ati video yawe ndashaka ko imeze gutya na gutya, akategura dance zijyanye n'imbyino zijyanye n'indirimbo iri bube yaririmbwa cyangwa se baje gukora amashusho. Nyine ibi bintu byiza cyane biragenda bimugira umustar, aramenyekana, ndetse bamufata nkaho ari we uhagarariye ababyinnyi bose bo mu Rwanda. Nyuma rero aza kuba yatabwa muri yombi nyine akurikiranywe n'icyaha twavuze haruguru. Ubwo Titi Brown rero nyuma y'igihe cyose yari amaze afunzwe yaje kuba yarekurwa, ariko ubu ngubu bikaba biri kuvuga ko agiye kuba yasubira mu nkiko, aho yagiye ubushinjacyaha bwajuriye buvuga ko hari ibintu byinshi wenda byirengagijwe cyane, harimo nka video nyine bivuga ko Titi Brown ngo yari hariya Titi Brown ari kumwe n'uwo mwana w'umukobwa wasambanyijwe, cyangwa se bivuga ko wasambanyijwe na Titi Brown. Iyo video bavuga ko nyine ngo amashusho yirengagijwe, kandi mu gihe uwo bita Titi Brown we ngo yavugaga ko ayo mashusho nubwo yirengagijwe, we Titi Brown avuga ko nyine ayo mashusho wenda mbere ko ayo mashusho yirengagizwa yavuzegaga ko umukobwa wenda atigeze ahagera iwabo ngo hatinde. Nyuma rero ubushinjacyaha bwo bwavuze ko ayo mashusho bigaragaza ko yageze aho kwa Titi Brown ndetse akanahatinda. So ikintu navuga ntabwo umunsi w'ubujire uratangazwa, ntabwo turamenya ko bimeze, gusa ikintu gihari ni uko byagenda kose kizaba tuzababwira uko bimeze kose. Mubizi ko tuba turi hano kugira ngo tubahereze update hamwe na Big Town TV. Ni umutekano, nicyo kintu nakubwira cyo, kugira ngo nawe ubeho utuje utekanye, kandi ugerwaho n'amakuru ya buri saha, amakuru agezweho, amakuru navuga ko y'ingenzi kuri wowe ku buzima bwawe. Kora subscribe kuri Big Town TV, tujye dukomeza tugendana 5 kuri 5. Reka kandi mbonero kwihanganisha abakunzi ba Titi Brown, mbabwire ko ibi ni ibintu biba kandi ni ibintu bizarangira, kandi ntekereza ko uko byagenda kose n'ubundi azagumya abumwere, kuko n'ubundi byari byagaragaye ko nta cyaha kimuhama, n'ubundi bizakomeza bigende uko bizakomeza bigende gutyo kabisa. Mwe gucika intege, ariko nanone si no kuvuga ngo mwe gucika intege gusa, ahubwo mureke tunafatanyirize hamwe tumusengere nanone, kandi nibutse urubyiruko rw'iki gihe nanone tugerageze tumenye ibyo tugomba gukora mu gihe cya nyacyo. Nimba uri umwana mutoya w'umukobwa, gerageza umenye igihe cyawe, umenye imyaka yawe, umenye ko ibyo bintu atari ibyawe, utuze ni uzuza imyaka uzabijyamo. Ndetse kandi nimba uri n'umuhungu nawe menya ikigero cyawe, menya abakobwa mugomba kujyana muri ibyo ngibyo, cyangwa se unifate. Nicyo kintu cya mbere ntekereza ko cyagufasha kurusha ibindi cyane. Ibaze ko ushobora kuba wakishinga uburyohe cyangwa se uburyo bw'igihe gitoya, ariko kisanga nyuma y'ubwo buryohe bw'amasegonda bw'iminota mikeya ukakira uburibwe bw'imyaka igera kuri 25. uri ahantu habi cyane, uri ahantu utishimye, uri ahantu ubabaye, uri ahantu uhora wicuza, uri ahantu uhora utekereza umunsi umwe wonyine mu buzima bwawe wakwangirije ubuzima bwawe bwose, wakwangirije indozi zawe zose, wakwangirije indoto zawe zose. So rero hano sinavuga ku bahungu gusa n'abakobwa, mufatanye rwose, mukundane basi. Ukunda umukobwa muto, nimba wakunze umuntu ukaba ubona mukunza kurusha imyaka, nyine kunda n'ubuzima bwe, uvuga uti namukunze, ariko reka ne kutuma amufungisha basi, reka negereze nzakundana nawe nyuma y'imyaka myinshi, cyangwa se reka nkundane nawe ku rwego rwanjye, uyu nguyu nzajya muvugisha cyangwa ndeke kumugusha, sibyo? Namwe bahungu kandi izi nama z'uyu munsi ndi kuhagira inama kabisa. Izi nama ngomba kuzibagira kandi mugomba kuzimenya namwe bahungu, kandi reka mubwiye ko ugomba kumenya
umukobwa muvugana ni uwuhe, umukobwa muri kumwe ni uwuhe, afite ikigero kingana iki, afite imyaka ingana iki, uwo mukobwa se turi kumwe tugomba gukundana, ese ko mfite abakobwa wenda turi kumwe wenda turi bari gushaka ko dukundana, menya imyaka yabo, menya ikigero cyabo. Ibyo bizagufasha kwirinda, kandi hari icyo bizagufasha ku buzima bwawe ndetse n'iterambere ryawe, utazisanga ubuzima bwawe bwangiritse wiyongereyeho imyaka 25 uri mu gifungo. Urumva ni ibintu bizabibaje cyane, ibintu bibabaza cyane kandi bizakugira ingaruka mu buzima bwawe. Reka rero nkomeze mbifurize gukubwa neza, mbifurize kugira amahoro n'umutekano n'umunezero aho muri mwese, kandi mbifurize kugira umwaka mushya muhire wa 2024. Mbifurize gukomeza kuryoherwa cyane cyane muri byose. Kora subscribe kuri Big Town TV, dukomeze tugendane 5 kuri 5. Nyita Slim Jesus, umuhungu wa mbere witonda ku isi.